urabona ko noneho finally price iramanutse ikoze kuri za trenderani zacu ko ari ebyiri zombi igenda kwegera ya zone ya buy tugiye kureka ikoremo hano noneho candlestick uburyo zigiye kwitwaramo hano candlestick nizerekana ko ari buy nizivuga ko ari sell turaza kwinjira mu isoko hano dushobora kugera iminota itanu cyangwa tukanaguma muri 15 hano urabona ko market yakuretinze support already niramuka ipushinze ka breaking area candlestick imwe ishobora gusubira inyuma tukaza dukora buy market ikahita izamuka hano dufite support yanditse resistance ikimenyetso cy'isoko rizamuka nuko price breakinga resistance i breaking the resistance creating a left shoulder iga creating na head kwe tukaza dukora buy hano market ihita izamuka buno nibwo buryo bwa nyabwo bworoshye bwo gufata trade yamaze kuba confirmed ko igiye kuzamuka hano twajya muri buy izamutse tukaza guserebura ngo twinjiye sniper ariko ikomeje igaseringa twaba turi guhomba nk'abantu batazi trading so hano turareka market igakora ibyayo hanyuma candlestick nizo tuzitubwira ngo noneho ubu ngubu mwakora iki sell cyangwa nako mwakora buy cyangwa nta kintu kimwe mwakora mwarekere so hano tujye gutegereza ino kande rero cyangwa kande yindi iri bugere hano munsi ibanze idukonfirimire neza kuko impamvu tutari kwita kuri ino zone cyane iyi ni demand zone kandi urabona ko ino demand yabanje gukoreshwa iyo yakoreshejweho rero rimwe biba biri gutuma itakaza imbaraga zayo rimwe na rimwe rero price ishobora kuzamuka itongeye gukoramo cyangwa igakoramo gake ikajya izamuka tugiye gutegereza turebe uburyo isoko rigiye kwitwaramo hano muri ino zone iyi ngiyi yo turacyategereje hariya hejuru so iyo zone yawe iri kugenda ikoreshwa gutya icyo ukora ni ukugenda uyigabanya urabona ko dufite indi demand hano isi demand gusa ahubwo iba ari order block kubera ko iyi ngiyi impamvu ari order block ikaba itakiri demand ni uko yatanze movement yazamutse ikabreakinga ino resistance niyo mpamvu tuyita order block order block itandukana na demand ni uko order block yo itanga movement ibreakinga previous high cyangwa previous resistance hari abantu rero bazi ko ngo ngiye nazi ngo smart money cyangwa ngo nayikoresha mujya mbibona banyandikira ngo liquidity ngo wambaye liquidity when our liquidity is my choice I chose it because sometimes abo babera liquidity nyine abantu baba babayingira igihe buy yabo iba nagiye mbibona so when we are liquidity sometimes it's our choice but your choice must come with understanding the consequences na comments z'abantu ugomba kuba uziteguye when you take a decision ijya gupostinga video uba witeguye ko iri burebwe cyangwa nirebwe uba witeguye ko iri buzemo comment mbi n'inziza byose uba wateguye ko uzabihandoringa igihe byabaye man kuva mu gitondo sindasohoka mu nzu abantu duturanye hano muri ino apartment bavuga ariko se this guy what does he do? He never leave the house. But they don't know that I'm a different person. I don't have a boss, man. So price, we are live again. Day 6. Tugereje ingi ikora araje tugasenga. Hanyuma iriya trading tegereje kubanga murabona ko price yageze muri zone yacu neza icyo dutegereje nuko ikoramo uburyo dushaka confirmation y'ubuderezo ubundi tukakora buy. Ariko ino buy muri kubona hariya iri kwerekana ikimenyetso cy'uko
hano yabanje gukora bearish engulfing mbere yuko ijya ikora kuri izi trend line zacu n'iriya zone ya blue uri kubona. We're just going to wait for candlestick tuzisome twumve icyo tubitubwira. We are trading live n'abantu banjye hano, you can see me there.
ha you see impamvu ugize hariya nuko hano ino support yindi mubona gashyashya hano murabona ko price iba yakoze support rimwe hano na support yanditse resistance market yaje break inzana isubira kuri testing ya supporting ya resistance irangije iramanuka izo ngana harimo aga support so price ni failing hano kubera ari wagomba kubera sell market igakomeza bibaye byiza yabanza ka breaking area ikagaruka hano inyuma ikahita izamuka egerere ita breaking ino resistance ngo igaruke hano breaking ino resistance ikigarukira hano ikahita izamuka icyo gihe rero iyo ubonye hano hazamutse candlestick ndende ya buy yerekana ko ababuy bafite imbaraga buyingira hano ikahita izamuka so urabona ko buri gihe market igeze muri zone yawe ntabwo uhita ujya muri buy cyangwa muri uhita ufata trade yawe icyo nicyo kintu abantu benshi bananirwa gutegereza kandi bamaze imyaka myinshi muri forex bakajya ahita abona nk'ubu akaba yabayingiye hano undi yabayingiye hano iyo market wabayingiye hano ikajya isubira hejuru yongera igaruka hano busenga umuntu tuvuga wabayingiye hano urabona ko buri candlestick iri hano yatwaye iminota 5 ndagira ngo urebe igihe cyose amazemo hano amaze hafi amasaha 3 isoko rijya mu nyungu ikongera ikagaruka mu gihombo ikongera ikazamuka gutyo gutyo rero iyo winjiye gutyo nawe utategereje confirmation hano ko price isubira inyuma ushyiramo order yasubira inyuma ugashyiramo indi order ikazamuka ikajya mu nyungu ukabushyizemo indicators igaruka ugakomeza ushyiramo izindi order wagira imana ikagera hano ukirimo utarahomba ikatangira kugaruka hano ufata screenshot ukahita ubwira abantu ngo buri gushedinga neza ngo byacitse kandi urarokotse so hano rero ugomba gutegereza bino bintu byose bino bintu tubitegereje tukabayingira hano cyangwa hano market ikadutwika hano nta kintu gitoya muri feelings zo kubabara wumva nta kintu gitoya ndabikubwiye ko nta kintu gitoya muri wowe gishobora gutuma wumva ubabaye kubera ko wakoze nyine ibintu byose ugomba gukora kugeza finale ubabara iyo uzi ko wari kwihangana cyangwa ukababara uvuga ngo nari skiri bayingira hano ngo ndangije mbayingira hano ngo amafaranga yanjye ashiraho ageze hano ngihita itangira kuzamuka ibyo nibyo bintu bikubabaza ariko wategereje ibintu byose bikaba ikazamuka ikagaruka ukajya muri buy ugasiga stop loss yaharamutse yaho iturutse wanagize ugahomba aho ngaho nta kintu na gitoya uri buze kumva muri wowe cyo kubabara nta na gitoya rwose na abe n'akantu gato wumva kakubabaje aho gushimishwa nuko wihanganye ukaba uhombye nk'umuntu w'umuprofessional trader icyo nicyo kintu kigushimisha ariko gutegereza bino bintu byose bikaba market ikaza ugashaka kuza kubayingira hano nako kubayingira hano ikagera hariya ntigaruka ikagenda ugahora utegereje kubayingira hano ibyo nabyo birakubabaza ukongera ukabisubiramo rero iyo wabimenye uba ufite zone ebyiri nk'izi ngizi ukavuga ngo hano price nizamuka na candlestick yerekana ko ababuy bafite imbaraga ikagera hano iragaruka hano njye nkore buy stop loss yanjye niyi nigera hano nkabona ishaka guseringa bya nyabyo ifite candlestick ziteye ubwoba ushobora kuvamo cyangwa guhoma byose aba ari risk iyo buyingiye hano uba uri kugabanya gap cyangwa umwanya uri hagati yaho winjiriye na stop loss niko injiriye hariya stop loss ari iyi urabona ko umwanya urimo hano hagati uraba wiyongera ndufatira risk hano rero kandi iki breaking nifungira hano hejuru y'iyi zone nubwo hano bari muri zone ya seri no candlestick ifungiye hano hejuru iyi ngiyi ya buy iri bufunguke igasubira inyuma turahita tujya muri buy hano target yacu tujye kuyishakira hejuru iriya ni mwibuke ko ino ari touch ya gatatu itanga movement ndende irazamuka igihe kinini cyane ariko mbere yuko iyo movement iba market ishobora kuzamuka ikagera nka hano ikagaruka inyuma rimwe igahita izamuka burundu so kadutegereze turebe hano ibintu byose bikeneye twabitegereje si ubu muri kumva mutari kugira ngo aba professional trader mani mwebwe ku giti cyanyu ahubwo bino bintu ntabwo naboneka abaye mbipostinga kuri YouTube kubera ko abantu bo kuri YouTube nta n'ubundi nabonye ntabwo bari kubireba barabinegirije byane birambaza ariko ntacyo harimo abo bifasha baranyandikira ati awesome you see no candlestick igiye gusubira inyuma twagiye muri phone tujye muri phone zacu tujye muri phone tugende ifungiye hejuru ya resistance twagiye bishyiremo akabayi kuri euro audi
Euro Audi. Euro Audi. Amaze kujyamo se cyangwa turetse? Muretse abatarajyamo. Muretse. Ntabwo ndajyamo njyewe. Hari abamaze kujyamo se. Kora animate tubwire niba wamaze kujyamo cyangwa arike kuri chat. Yamaze kujyamo ma. Okay, twagiye naribi. Twagiyemo rwose. Nanjye ngiyemo. Stop loss rero iri hano munsi ya hano price iri guturuka. Hariya neza ariko hari aha bari hafi ni amadolari 6 yonyine turi kurisikinga. Hano price yari itara breakinga neza ino support ariko ino candlestick irerekana aba ko bafite imbaraga. So stop loss tugiye kuba tuyishyize hano kugeza hari ikintu gihindutse. Stop loss y'amadolari 6 mani bazi kuningana cyane inoze. Stop loss ya turebe na stop loss ntabwo yaba ari safe. Stop loss 12.9 rekurisikinga y'amadolari 10 kuri no trade yacu. Stop loss ngiri hey ko kiri kuva mu simani sorry we bazi nk'ibyo bintu mvuze by'abana ngo mana mbabarira kabisa. Stop loss twayishyizemo. Take profit ya mbere dufite iri hariya hejuru. Hano niho hantu akwiriye kuba hari take profit ya mbere ko harashobora kuberayo seri. Gusa touch ya gatatu ntabwo ibyo ngibyo bya seri byaraje bikanga. Take profit turaba tuyishyize hariya in case byaba tudahari cyangwa hakaba nka n'izi. Harimo amadolari 38 n'arindwi kandi turi kuri risking 10 tukande modify. So ngiye gushyiramo dali yambaye na stop loss na take profit. Injiriye hano. Take profit yacu iri hariya hejuru. Stop loss iri hano hafi. Atiriye stop loss ahantu iri neza. Gusa bari kureba iriya mibare muri phone yanjye mwaba muri kuyandika. Niyo stop loss na take profit. Hanyuma kubera abantu benshi bahombye hariya isoko leta rizamuka ryihuta mukuntu. Ikindi turi mu masaha atari yo gutradinga kuri ba bantu bakurikiza motivation zo kuri YouTube. Ngo hari amasaha ngo utemereye gutradinga ngo isoko ngo riba riri kugenda nabi. Ibyo ariko ibyo ngibyo bikunda abantu bose ngo bavuye mu isoko. Abantu baba bavuye mu isoko ariko ibyo ni iby'abantu bafite amafaranga kandi wowe ukeneye amafaranga none dukurikirane inama z'abantu dutanganye ubushobozi. So stop loss iri kuri 18.34 no 38.34 cyenda. Stop loss iri hano. Hano stop loss iri naho ni muri zone ya buy. Ariko izi zone reka tube tuzikuyeho. Niramuka igiye kugaruka twazisubizaho. Ubwo tugiye gufata ko twinjiye kubera ino demand. Touch kuri resistance, kuri support, kuri trend line zitandukanye. Market yamaze ku breaking aka resistance iri kuri acting kuri ya support induka resistance nanone isa nk'isubiramo inyuma ukuntu. Ako turabizi ko ya breaking indi hano bivuze ngo ishobora kuba ariko ikomeza kuzamuka. Nimara ku breaking hano igasubira inyuma nibwo buy iri bube itangiye mu buryo buri official.
icyo twibuka ni uko twinjiye kuri touch ya mbere ni kabiri, twinjiye kuri touch ya gatatu, touch ya gatatu ifite imbaraga. Stop loss dufite murabona ko ikwiriye, ni nziza cyane. Target nayo ni nziza. Target price nigera hariya ishobora kuzagaruka inyuma igakomeza ikazamuka. Mbere yo kuzamuka dushobora gufunga profit tugashaka aho kubayingira, ko uko price igenda izamuka igenda creating zone za buy nta kintu tuba tugomba gutinya. So stop loss ngiri ya take profit iri kuri take profit iri kuri 19, 7, 20. Take profit yacu iri hano hararengaho akantu gatoya. So we just took our trade, day 6 of making $50, 50K, 50,000 US dollar just from $50 deposit, man. We are going to make a history in this game. We are risking $10 on this trade to make 34, that something. Hano mwese mwinjiye muri mu gaprofit k'ibice, sibyo? Today ni kuwa gatanu saa 12 zo mu Rwanda, saa 9 zo muri Uganda, n'ayandi masaha yo mu kindi gihugu naramenya abantu bari kudukurikirana barimo. Kenya. Aha, na Kenya. Kenya naho ni saa 9. Umuntu umvisha uri Kenya mu kanya. Hari umuntu uri Kenya, Afrique. Iriya stop loss ntabwo turi kureba imibare neza n'iki byose. Byandika hano. Akete abona ko iri gustragolinga kurenga ka resistance. Stop loss twahisemo asezera stop loss ko nandi kuzivuga nandi kuzishyiramo. Stop loss ni 1.68, 34, 9. Hanyuma take profit. Going to take profit 1 to take profit 2 na 3 bizaterwa nuko izazamuka. Take profit 1 ni 1.39, 7.20. Yewe mibare muri rushyamba ku take profit. Ariko ndabona turi muri loss. $3 muri kona kino pair ni namuka izamutse iri bidukorere. Mpamvu iri gusenga murabyibuka ko harimo resistance twagomba gutegereza tutategereje. Iyi ngiyi hano muri kubona ko iyi ni resistance ihinduka support ihinduka resistance. So price iri gustragolinga kurenga hano, niyo mpamvu iri gusubira inyuma. Ariko hano yari yerekanye ko ababaye bafite imbaraga, hano habayemo na resistance kandi kabaye broken muri zino candle. So reka turebe kikari testing ubundi ikakomeza ikazamuka. Nirenga hano gutya breaking ino resistance, buy irabitangiye official. Ubundi twagomba gutegereza hano, mpamvu nembagiye ngo tube turetse, ariko kereba ya breaking n'ubundi hano ni support agomba guhinduka resistance. Hano agomba kwera seyo utaba bari buhere buy. Ishobora kurengaho gutya yarenzeho kongera ikazamuka. Ako ni breaking ino resistance, ubundi biraba bibaye official ko igiye gutangira kuzamuka, nubwo ishobora kugaruka inyuma kongera ikazamuka, ariko ni breaking hano hejuru ubundi turaba twagiye. Hano dukozemo agakosa ko kwanga gutegereza, ko gushidikanya kuvuga ngo niyarenga ishobora kugenda nigaruke, ariko kubera ya breaking zino support igomba guhinduka resistance hano, bikanga nabyo agomba guhinduka zone ya buy. Hano harimo utundi resistance twabaye broken. Ajye muri 1 minute niwereka. Urabona muri 1 minute babayemo edashoda n'ubundi nyine nk'ibisanzwe harimo resistance babaye broken. Gusa resistance zo muri high time frame zo ziri powerful.
ntarebe n'ubundi candlestick ziri kurejectinga touch ya gatatu. hano harimo uri kubona hano harimo resistance yabaye broken, hano harimo na demand. Iyi ni demand irimo hariya. Iyi ni demand irimo hano. Reka turebe uko bigenda. Ufashe kano karosi k'amadolari 10 ku wa gatanu weekend, ntago wagira ry'umuziki kumva ntago yishimye cyane. Bari bati ku wa gatanu twafashe agatrade bwa nyuma umunsi ugiye gufunga. Let's just wait and see. Ko kino gikando cya buy kirerekana ko ababuyer bafite imbaraga. Nubwo hano harimo bearish engulfing, ariko iyi ni touch ya gatatu tugomba kubyibuka, kandi kuri trend line 3, trend line 2, iyi ngiyi n'iyi ngiyi. So abantu mwiga forex ukiga ngo demand, ukiga support, ukananirwa kubikoresha byose icyarimwe. Buri kintu cyose wize kiba ari confirmation y'ikindi. Niba wize resistance ukaba warusanga uzi support, none uzajya ukoresha support, resistance nayo bikoresha nka confirmation yayo. Niko bigenda. Nababwiye ko iyo ufashe trade kugira ngo iyo trade uyigumemo ufite umutima utuje, ugomba kubara ko ari amadolari 10 aba yamaze kuvaho kuri balance yawe direct, aba yamaze guhomba kugira ngo ukomeze utuje. Iyo ukiyabara nk'aho hari ntabwo utuzi. Ugomba kureba iriya balance ukavuga ati ubu ngubu tayari amadolari 10 bayadukuyeho, hariya dusigaranye 46. Iyo wamaze kubara ko amafaranga wa riskinze yahiye, ino trade ntabwo igutera ubwoba. Niyo muri profit uba utuje, ko ujya gufunga, ujya guhuzagurika, utangira gushidikanya, ukibuka yuko trade yawe yagize gute, yahombye, byarangiye. Ako harimo akantu gateye ubwoba muri wa minute, kankabereke. Gusa nawe kari budukange cyane kubera ko turi kurikiza higher time frame. Market ye yakoze head and shoulder nka hano gutya, mana iyi yari support igomba guhinduka resistance, hanyuma tukabayingira hano, ikongera ikagaruka munsi. Akenshi izamuka ikaritestingamo hano, ikahita ikomeza guseringa, kandi seringa nabi byatari, ikahita imanuka. Ariko reka turebe ko bigenda, niba no munsi bitari bube hano giseringe. Hano hagomba kubera seri nyine, ishobora gusubirayo ikamanuka ikadutwika, ariko higher time frame yacu ijya kutubwira ngo tube duhezeje, twihangane turebe ibyaribyo. Hanyuma twibagiye gucekinga muri 4-hour time frame kubera ko twari turi kureba kuri iriya pair yindi. Reka turebe muri ino pair turi kureba, turebe muri 4 hours ko bimeze. Mu masahane muribuka ko price noneho yageze muri ya demand zone nababwiraga neza, yagezemo hagati, yagezemo bino urabona kugeramo neza, biratuma ikora kuri touch ya gatatu. Ariko touch ya gatatu nabwiye ko itari buze kuba ifite imbaraga kubera ko hari indi touch ya gatatu yabayeho mbere, yatanze iyi ngiyi kuba. Bino biba amahirwe makeya iyi ngiyi ikoreshwa igihe market yaba iri muri bearish, ariko kubera ko hano habayemo head and shoulder ya fake, iyi head and shoulder ya fake igomba kuzaba broken, igatanga confirmation nako entry ya buy. So izi hano rero harimo confirmation za sell, head and shoulder na MPL. Market ikaba yaserinze kubera ko touch ya gatatu kuri no trend line muri kureba, ikanasenga ko ari MPL, ikanasenga ko ari head and shoulder, ikaba yanaritestinze head and shoulder hano ya buy yaferinze. Biriya rikongera risk yo kugira ngo duhombe trade yacu, ariko twabayinze kubera ko hano hantu market iri guturuka hariyo resistance muri one day, hari ino resistance yagombaga guhinduka support ahangaha. Bivuze ngo ino buy ishobora gukomeza ikazamuka, ikaba yajya hariya hejuru igakurikiza structure ya higher time frame. Niyo mpamvu rero mubona dushobora gushidikanya kuri buy, tukavuga ngo sell ishobora gukomeza, market ishobora kudutwika ikakomeza ikamanuka, kimwe nuko ishobora kuzamuka ko dufite confirmation za buy. Hano harimo resistance yabaye broken, dufitemo order broker, ikajya touch ya gatatu kuri trend line, ikagira market iri kuva kuri resistance ika support,
bino byose ni ibintu bitanga iki buy. Impamvu rero twanze gufata seri nuko iyi seri hano iri ataca gatatu yabayeho kubera ko 8 3 4 6 8 3 4 6 8 1. so we have 4-hour time frame here showing us some confirmation for sale, and then we are in 15 minutes here in a buy already, which we took before it breaks the resistance. The resistance is going to be broken. We're just gonna wait and see. Yose ni zone ya buy, resistance, demand, ako stop process twayizanye. Ukakona harimo demand twasibye. Ya demand ni iyi ngiyi. Stop process iri muri demand. Kandi trend line zijya zigira icyitwa fake break. Ukuntu candlestick ishobora gufungira hanze ya trend line ikahita yongera ikazamuka. Hano nta kintu kimwe turi guforcinga. Usibye akantu kamwe konyine tudakoze neza ko gutegereza the breaking hano hejuru. Ariko reka turebe ko bigenda kizamuka ikaba ya breakinga ikomeza ikazamuka. Hano hari ikintu kivuga ngo hope is not a strategy. Buri gihe ndi mu isoko ngashaka kuzana ibintu byo kuvuga ngo twizere umutima uranga ngo hope is not a strategy. But again, we have too many confirmations to be scared. Kandi ikindi ari amadolari 10 tuyabara nkaho yagiye direct. Yamaze kugenda ubwo ntabwo tukiyafite nubwo turi muri trade. Niko ugomba kubitekereza kugira ngo biguhereze umutuzo. Amadolari 10 yacu ubwo yamaze kugenda. Sindi kwivuga mukumva mufite ubwoba. asamu giturabura hari abantu tuvamo kubera akazi. Wana birumvikana kabisa. Ariko ntari bigenda ngafata aho kageze ntabyabanje. Katurebe ko bigenda. Turi muri negative $5. We are risking $10 to make that something. Turi risking amadolari 10 kugira dukorere amadolari 30 nangaye kuri take profit. So profit target yacu ikubye gatatu aho turi ku risking, bivuze ngo is worth it. Rero we have to be patient. Okay. Yes, that's true. Nanjye ndabona ibintu kubera ko ndi inyuma yanyu gato, risk yanjye ni ntoya ku yanyu. Minota 15 iriya candlestick nifunga yerekana ko abasore bafite imbaraga hariya ishobora kuvamo, tukabanza tugahomba makeya ataraba n'10. Kariya gakosa ariko kaducitse gute man, we are supposed to wait. Minota 15 igiye kuzuye cya gikanda gishaka gufungira hariya hasi. Turebe ko kiri bufunge. Nigifunga gikoze aka week biraza kuba ari byiza. Hano ngaha kabisa ntabwo turi kubona buy ishaka kuba pe. Kandi ishyizeho trend line urabona ko
did a mistake there. Yose yacu njya murabona ko ari amadolari 10.17 niyo risk twafashe. Stop loss ntabwo ari nini cyane, ariko twinjiye itarakonfirima neza ko itangiye kuzamuka, gusa yari yakonfirimye agasapoti kamwe. Ariko nta candlestick iri kwerekana ababaya ko bafite imbaraga irimo. You're just hoping, and the hope is not a strategy. Ariko n'amasaha twinjira mu isoko nayo ntabwo ari meza. Hano aba traders baba bamaze kuvamo mu isoko, ariko bitavuze ko ufashe setup itagenda. Ku wa gatanu, too many people are not trading, they are outside, we shouldn't be trading, but we have to stay in and see. Hano kandi kantu ariko gashobora kuduha hope, dushobora gushyiramo aho samuskeleta tukareba byize ko yenda gusubirayo. Aho samuskeleta iri kukwereka ko arimo kuzamuka hano, kino MT5 rero ndi gushyiramo bino bintu, ni bino birongo ntibipfe kuba modified. So hano kuri 15 minutes ukona ko is or this ntabwo ari byiza cyane. Bana we, twategereje ibintu byose dukora ikosa rimwe ku munota wa nyuma. Hano rero ikosa twakoze, mufunge ino rosi y'amadolari 5 akiri 5 muri closing. Na closing njyewe navuyemo closing iyo rosi. Ino trade turayisubiramo, turayifata ni breaking ari hejuru. Ntabwo turi bwicuze ko dombye aya ngaya dufunze none, ariko aho kujya ririya kosa twakoze ritware menshi kandi turi kuribona. Twategereze mu closing, dutegereze niramuka izamutse ikarenga hano ikaba yasubira inyuma. Hano nibwo twakora buy ikazamuka, kuko hano buy bitaraba confirm gishobora komeza kizamukira, kandi mwabonye ko dufite na confirmation za sell. Ugomba kugira umutima ukomeye ukemera gufunga rose, apana gusenga ngo utegereze ngo izamuke. Gusenga hano birakora, ariko hari igihe Imana ikubwira ati ko uzi icyo ugomba gukora ko ari ugufunga, ukaba sure kubera kiri kugumamo, ugakomeza uhatiriza Imana ngo Imana mfashe, Imana mfashe. Hano tuvuyemo kubera ko ino candlestick ntabwo iri kwerekana imbaraga z'ababaya, kandi ikosa twakoze turanarizi, twagomba kubayangira wenda hano hejuru imaze kuzamuka
ni byiza rero ko twava mu kindi kintu aberetse hano giteye ubwoba nuko giteye ubwoba hano mu munota umwe hano market yakuretinze head and shoulder gutya cyari tuyite head and shoulder ni low market yagomba gukorera buy hano cyangwa hariya ikaba breakinga ishobora gusubiraho igaseringa cyangwa yahejwe igaseringa rero biraza kuba confirmed byose ariko yazamutse ikabreakinga hariya ikabitestinga tugahita dukorera buy hano cyangwa tukaza gukorera buy hano gutya tuzamuka ntabwo ari ngombwa ngo dutegereze stop loss ibe hit ngo turi kwizera. We are not hoping in anything, we don't trust markets, isoko ntabwo ridukunda nubwo twe turikunda. Hano turacyafite indi zone ya buy na resistance ishobora kumanipulatinga abantu hari ikahita izamuka, izamutse hariya trend line yacu yahita ihinduka tukaza kuyishyiraho nka gutya tukavuga ko twagiye duhuza amabodi ya candlestick kandi urabona ko trend line iraba ikizewe si biri kugaragara. So sometimes you have to exit and be sure. Nta mpamvu yo gukomeza tuvuga ngo Imana dufashe oya. Imana yaremanye abantu amahitamo niyo Mana ikomeye yabahaye. So you have to choose what is better. If it's better to buy from trend line because you think it's what and what, you have to choose. So resistance ni market ni breaking hano hejuru, it will be a good confirmation for us to buy. Ikindi ko muri kubona zino trend line aba ari zone ntabwo ari umurongo. Trend line ubundi yakabaye markingwa gutya kuko aba ari zone ntabwo ari umurongo. Kavuga ati trend line yacu imeze gutya, ari aho twagiye duhuza ama weeks n'ama candlestick bodies, kavuga uti ni gutya trend line yacu imeze. Ntabwo rero trend line aba ari umurongo umwe, ni zone. So hano tugiye gutegereza price nizamuka ka breaking hariya nibwo twakora buy hano tukongera ikazamuka. Ino buy twari dukoze nta kibazo cyayo, ahubwo twahubutsemo gakeya kuri ka kabuzone ka hano dukora buy turagera. Umuntu ufite ikibazo ndumva byumvikana rwose, ndumva nta kibazo gihari. uno mwanzuro dufashe ntabwo abantu benshi bawushobora, ariko Uyu ni sawa cyane, ni sawa cyane aho kugira ngo uhombe amadolari menshi kandi wabonye ikosa aho ryabereye. waba uvuyemo Icyiza ni uko twahabonye kabisa. iyi ngiyi aba ari isomo rikomeye cyane. ya peya yacu nayo iracyasitaragoringa. Impamvu mubona utegereza setup ugatinda, isoko riba rigira ngo wowe uze gushidikanya cyangwa utinye uhubuke uvuge ngo niba utegereje hano, urugero kuri ino peya yindi utegereje kubayingira hano, confirmation zabo barazifite, utegereje gusengera hariya, confirmation zabo barazifite, utegereje no kuserengera hano, confirmation. Ushobora kujyamo rero warambika avuga ngo kubera ko mbizi ko market igiye gusubira hano hejuru reka njyemo, kandi ubizi ko ishobora no kubanza hariya, urumva utangiye guhuzagurika kubera iki? Isoko ryakwimye entry direct, riri kwigumira hano hagati, rishobora no kumanuka rikazamuka rigereyo. Wowe ukoreyemo trade mo hano hagati rero uba ufite amahirwe menshi yo guhomba. Kandi hano kubera mubona iri gusubirayo ubungubu mugiye kuvuga ngo mana ngiyo tugumamo ubungubu bigarutse nko muri ane oya. Hano hari igihe irakanze ushobora kubona ya baka tubona ibaye nka gutya ikakujomba ahangaha igutera icyuma igahita yiviramo ugasigara wahuditse. Ubungubu ni ugutegereza nizamuke yerekana ibimenyetso byo kuzamuka bayigira hano, n'ubundi risk iraba itaraba menshi cyane. Ikiza cya hano price niza aba yarenze hano iba yamaze gukonfirma ko stop loss iri bujya hano munsi. Kuba yazi ikajya hano munsi yaba ari manipulation y'isoko, nta ruhare wowe ugifitemo, ubizi ko igomba kuba. Uruhare urufite mu gutegereza market ka breaking kino kizone cya seri aho yananiwe kurenga ikagaruka inyuma ugakorera buy hano igahita ikomeza. So turayizi ko market yi creating attach ya gatatu
touch ya gatatu itanga movement itabaho y'igikoko. Ahantu hose uzajya kureba uzasanga touch ya gatatu bari movement irenze. Iyi buy rero dushobora kuzayiholdinga yazamuka yajyana natwereka sell tukavamo, cyangwa twabona iri ba breaking tukagumamo igasubira hano tugahita dushyiramo indi order ya buy hano. Iyo order yacu izaba iri muri talent tugashyiramo indi ikazamuka kuburyo ushobora kugera hariya hejuru tukahita dufunga inote yacu y'igitanu dutangira kuzamuka tujya muri 300 400 5 6 7 1k. Nitugera mu gihumbi muzamenye ko plan yacu twagiye kabisa, ko tuzaba tuvuye ku madolari 50 tugeze mu gihumbi. Ibyo ni ibintu nta muntu n'umwe urabikora. Ubwo rero dufite impamvu zo kwihangana tukajya tuguma kuri izi screen zacu, ko turi gukora ibintu abandi bantu batinya gukora mu Rwanda hari abatrader benshi ariko ntabwo batinyuka gukora bino bintu byo gutradinga bari kwigaragaza, kubera ko ushobora kuruzinga gatatu kane, ntabwo umutima wawe ushobora kwakira reaction z'abantu muri gukorana ibyo bintu. Ariko ngiye twahomba mu karakara. I know how to manage. I'll be like, okay, maybe time we teach you the lesson I was trying to teach you, and then you come back on yourselves and you will lose more than you lost when we traded together. As kuna abantu muraperi buri wese. Ifone yanjye iri kumbwira ngo nyapugrading kandi ntabwo ngiye mbishaka. Biriya bi update nabonye atari byiza. Nubwo dutegereje ko biriya biba, ariko nanone buriya igize imana ukabayingira hano hasi, waba uri kugabanya stop loss, waba uri kugabanya risk, waba no kongera inyungu, gusa waba uri gukora amakosa. Kubera amasaha turi gutradingiramo, isoko ntabwo riri buze kuba rigenda. Ubundi hano abantu benshi baba barekeye gutradinga bakikomereza. Twe nuko turi kuri live guhera kare nyine niyo mpamvu tutari kugenda. Ariko abantu mwakerewe, ino video yose ndaza kuyipostinga. Need to buy a car, man. I want a crazy car, man.
Sometimes I look at myself and I say I deserve a very, very beautiful 2 seats car. And when you are trying every day, when you keep coming every day, when you keep working every day, of course you're going to get it. Yeah. Hari abantu bamwe baratangiranye business runaka mani wowe ukayivamo bo bakayikomeza. Abo bantu iyo babonye nyuma bari good uravuga ngo mana we ngiye dukomezanya ibi n'ibi. That's normal. You will quit and your friends will continue to do what they are doing and what they're going to make so much money. Because you gave up on them, you are succeeding and you won't be able to talk to them because you wumva ufite isoni, wumva wabuze ukuntu waba-approachinga kubera ko once igihe bakoraga ibyo bintu warabaneglige and they were like aha nimubikora bigakunda tuzabyemera tubizemo. Igihe cyo kukwemeza ko ibyo bintu bikora bamaze kubigeramo bazaba barakurenze, bazaba baragusize kure, uzagira n'isoni zo kubavugisha. Because when they are on your level grinding, you had a chance to work with them, but now they have achieved what you needed to trust them. Now you believe them, but you can't see them. That's a normal life lesson ku bantu byagiye bibaho munabizi. Ubwo mutahita mubitubwira ko you know some friends of yours bari bakora kuri project runaka, wowe ntabwo washakaga gutangirana nabo ko washakaga ibintu biguha inyungu ako kanya. Kubera ko bari bafite dream banazikozeho, now they have reached a certain level ikurenzeho, but you watch them and you say wow, yeah, you worked for it, enjoy it. Now utangire guhasoringa kandi bo barageze uhasoringa ushaka kugera ku byo bagezeho kandi mwe mwarafatanyije kubigeraho. So when you see someone trying something and you know it can work, don't hesitate, man. Work with them on it. Nibikunda mwese muzajya. Niyo wakomeza ukikorera hasoza ku ruhande, byayindi muri kugereza muri benshi bikanga, hasoza yazakomeza. Ariko n'ubu umunebwe ukaguma muri hasoza bo bigakunda. Hasoza we niyo zaba zigikunda, bo ku rwego bizaba bikunze bizaba birenze. Ntabwo mba ndi kubatega iminsi cyangwa kubatera ubwoba. But I'm talking facts, man. I'm speaking facts. The truth. You need to hear. Ariko abantu bareba zino video bakora ama video man, mwagiye mukuramo utuntu motivation runaka. Ariko nimara ko reba mbise $100 ngakorera 100 ngakorera desa. Zambona video zawe ziri gutembera kuri Instagram, natangiye wazipostinze nta n'igitekerezo yagizeho. Impamvu mba ngibiri kubivugaho nuko nta mafaranga agaragara nk'ayabandi ba big traders tagira. Abantu bambona nk'aho ndi big kuri bo, ariko njye ntabwo ndi big rwose bitewe na dream mfite n'abantu mba ndi kureba njye muri ikintu nshaka kugera kuri level bariho man. I'm smaller. I'm not certified. I'm hungry for this money, man. I want those cars I see. I want those beautiful houses. I want my father to own something about him. I want all my little brothers to say that guy gave us a future. You know, I want to take them on airplane in Abajana, Dubai, the whole family. That's a big thing you can do when you are broke, man. That's why we are sitting here. Hari abantu bari kwitegura kujya guceza, hari abandi bari kunywa ibimogi, hari abandi bari ahantu bakwamye. Kunywa ibimogi si icyaha ku bantu mubikunda mutandakarira, but nako ni icyaha ku Mana, ariko kuri wowe ntabwo ari icyaha niba ubikora ukabimanaginga. But all I'm saying is there are some people who are busy doing something that are not going to benefit them in any way. But for us, we are stuck here watching players, waiting to make money, taking risks which they are scared to take. Buriya iyo tuba tukiri mu kaga trade rero twafashe twakora turi kuvuga ngo Imana ngo idufashe ngo Imana idufashe ngo isubireyo.
Imana iragufasha kandi wowe ni wowe ufite imyanzuro mu ntoki zawe utegereje Imana ko igufasha. Hariya dore hariya umuntu wakoze baya bari muri rosi ari gusenga ngo Imana ngo imufashe ngo arekere guhomba menshi. Ndibutsa ko muri physical class ubu ngubu dufite class mu kanya tugiye kuba turi kwiga. Ndaje mbatema amafoto ya class y'ejo. Hari abantu ubu ngubu bazi ko ngo itari kuba kubera nari kubipostinga. Sigaye njya gupostinga mani kuri internet nkibuka hari abantu babikunda hari ababireba baganyigaho kwiga ku byo ndi kuvuga. So these days I lost interest but don't worry, I'm coming back. I know why. Ko nkumbuye Kigali sha nkumbuye kujya mu tubari tw'i Kigali. Nonzira ndi kugenda muri iyo modoka ra. Ndi kureba nyine abantu b'i Kigali bari kwenjoyinga mu tubari najyaga njyamo nayoboye. Hano sindi Kigali. You need money, bro. You need so much money to live in this life, man. Everyone around you is getting the money, but you yourself, you're not getting money. You need to get money, bro. You need to get some cash. Akujya ubona nko muri famille z'iwanyu ukabona batumiye abandi bapapa viye bamukwamye, cyangwa viye wakumva hari abantu bari gutumira bo muri famille bagira ku wundi mugabo runaka akavuga ngo runaka mwe mumuretse tuzamubwira nitumucyarira mu bintu bisaba money power. So muri famille zacu hari abantu baba bakureba bakavuga ngo no muntu ntabwo twamutumira mu mihangini yadusebye kubera ukuntu kubera ko amafaranga ufite, cyangwa papa wakumva arandi aramutumiye ahandi niwe bamuvuze, cyangwa kumva nawe ubwe ari kuvuga ati runaka bamureke. Turi kurwana no kutaba abo bantu basigazwe inyuma mani kubera ko badafite ubushobozi bw'amafaranga. So ibi ngibi turimo ntabwo ari trading yonyine, we're just on the war, we are fighting to get money, man. It takes time, it takes you ability to hold on. Mu gihe abandi bacitse intege bagiye mu bindi bintu biri interesting bifite bibahereza ibyishimo by'ako kanya, you are stuck on the screen, man, trying to make some money. That means even your result niziza bazaba bari kwenjoyinga ibintu bya bari kwenjoyinga ibintu birenze, bari muri korora, bari muri kimodoka cya Benz nka kiriya Vidora yaguze. Come on, we are going to buy those cars, man. I want Samuel. that car. Yo. Kano ka boro ka indicate ka asa mukona kumbona. Agaki. Ka indicate ka asa kaba kanditseho gute. Akaye ka indicator. So bivuze ngo kitwa Samu. Oya, akaye. Indicator. Kanda kushaka mukanya. Kakanda koreshaga mukanya. Aka indicator kerekana iki mbwira. Watwe kwerekana bikerekana ko binjiraga mu ntuzi.
aya man ntabwo ndi gusobanukirwa. ariwe nugaruka nzagafata screenshot nakwereka. Kerekanaga iki se? Tugenda tugiye kwinjira mu isoko se? Kariya ka head and shoulder. Kariya Joseph yakweretse wavuze ko ari Jeff akakwereka. Iriya nawe isamba sikireta dore oya iriya ni nuzo bayita dore ngiyi hano njye ziriya indicator nkoresha. Iyo navugaga dore ni iyi ngiyi yitwa moving average. Boninga bands nako boninga bands sorry. So nimureba kuri Instagram video ya day 4 murabona ko twinjiye mu isoko market yabanje gukora buy yabanje ku breaking ka resistance kanshaka nimbibereka muri group. Subiri no muri group se murahita mubibona ko ari iriya buy twari dukoze kosa. Reka mbafatire video screenshot nako murebe muri group cyangwa leta nanabibereka hano anshyiremo murebe. Leta itangiye kugenda gake yari muri weekend wifi hano. Hano trend line yacu ibikiri valid kubera ko market ishobora gufunga igakora body candlestick ariko tukaza tugahuza zino body. Yango murabona ko iriya iyi trend line iracyari valid yariye. Niyo hejuru nayo ibikiri valid kuko nabwiye ko trend line iba ari zone ntabwo ari umurongo umwe. Si muri kwibona se? Aha murabona byakosa twari twakoze mu kanya. Murabona ko kuri ino trade iyi trade twafashe kuri day 4 kandi ngakuye kuri video yo kuri Instagram kugira tubuying twarategereje market irazamuka. Hano candlestick imwe yara breakinze. Murabona ko iyi ngiyi yari yamaze kuharenga n'ubundi yara breakinze igeze hejuru. Indi yafunze isubira inyuma hano tuza dukora buy itizamuka. Ibindi bintu byose byakurikiyeho hariya ariko urabona twari twamaze twinjira ariko market ya breakings. Hano kwa dufite ino support dufite n'iyi resistance. Kyo twabuyingiye hano kwera kano ga support kandi gashyashya kari kavutsemo. Bagomba kureka iriya candlestick ikazamuka breaking hano igafungira hejuru cyangwa agafunguka indi ifungukira hejuru igasubira inyuma tugakora buy. Rero twakoreye buy hano munsi kandi hano ishobora kuhagera ikasubireyo igatangira gusenga. Nibyo bitubayeho mu kanya. Ariko kubera manipulation yose iri kuba hariya bari abantu bamaze kubuyinga hano rimwe kabiri n'ababayingi hano bose bamaze guhomba nizamuka yahita izamuka. Hano rero nabwo ifominzemo akandi ga support n'aka resistance kugira ngo ishobora kuzamuka karengaho tukajyamo ika breaking naya gusa ku breaking hano ni byo biri legit kurusha izo zindi ziri hasi.
So hano ikintu tugiye gukora rero nta kindi, tugiye kuba tugiye nimbona market igiye kugaruka, igiye kuzamuka ishaka kubreakinga hano cyangwa ibindi bintu dushobora kugenderaho tujya muri trade, ndahita nza mbabwira amasaha yo gutradinga aba yarenze, nuko twatangiye kare. Uno munsi twaza kubara nk'uwo twabuze trade gusa twafashe akabaye hano k'amafuti kaduhombya 5, n'ubwo twari kuba tugiye kuyahomba yose. So hano dere stop loss yacu ari hano gusa tuba twahiye. We're just waiting in zone ya buy, trend line, resistance hano ihinduka support, order block cyangwa demand, touch ya gatatu kuri trend line. Ibyo ni ibintu dufite bishobora gutanga buy, ariko bitewe n'aho ya time frame mwabonye biri kuberamo bya seri, iyi seri iyo buy ishobora no guferinga ntikunde. So mwakoze kubana nanjye, nimbona isoko rigiye kujyamo ndahita mbaha link ya Zoom tugaruke kuri Zoom.